into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Reka ndikumva ko ndahitera izifungo kasheri we. Ihangane tugende tubicyose cyabaye. Ayiwe. Kamunzi. Buretse. Ibinya mu maguru. Ibinya. Sore ihangane. Ubu se ntabwo ubona kutaye agaciro imbere y'aba bana. Ubu se ko ari ngiye wibonye. Ngiye mfite uburyo bwo kugirira ibanga. Ariko abana ntabwo nagozongera kuba. Kuko ibintu bakoze ubizi bigaragaje ko birakuminimije ku rwego rwo hejuru. Manager, banza wumve. Iki kibazo turareba ubundi buryo tugihandura. Yego turagihandura. Kandi nta n'impamvu yo gufata kurusha. Kuko cyaba ari igihe none kibikurusha. Ariko jewe nta kibiri twabivugana hirya ntabanze kugira ngo njye mu rugo nduhuke ntekereze ku yindi version yo tugiye gukora kuko erega bimaye yindi su ariko pita uzika abana ko bazana kugira ngo nuruguka ruga ubuso butaniye na za kipe zijya mu kibuga ngo ziringiye umupfumu n'umurozi bari hirya bari baza kubashakira insenzi. Manager, I know ko mistake twayikoze sibyo. Bon, dusa nkaho twahubutse ariko sintekereza yuko ikibazo ari twebwe cyane. Yes, ikibazo ninde? Uzi yuko uriya mugabo ari mwe mwamworoye kuri ariko pita igiye defense yana nubwo nayo ntabwo ari question ya defense manager kubera ko uriya mugabo niba adashobotse akaba ari kutubaza tufite n'ubushobozi bwo kubimusubiza tuzamusubiza kuko hari impapuro hari inzandiko zigaraza ibyo dukwiye kumusubiza n'iyo atatubaza hari naho tarenga. Manager, ndabyumva ibintu uri kuvuga ni ukuri sibyo. Nta nubwo mbihakana kandi nemera yuko twakoze mistake. Ariko reka tugaruke ku kibazo cyo kuko n'ubundi kizakomeza kize. Ariko bari ikibazo cy'intu tukivugane ntaraza muri konje. Bas reka tuze kuvugana mpuzaniye formulaire muri office yawe. No manager. Ahubwo icyo kintu abari cyo ujya gutekereza kuko ntabwo ari ngombwa. Basi hangane nuko sibyo wari se wundi tukajya mu cyumba twa basi akamuza tukajya guturiza nawe sibyo tumdaye basi byagufasha. What? Tukajya mu cyumba tukajya guturiza nge nawe tugashyira ubwenge ku gihe sibyo ndari ikintu byadufasha tukajya ibyo twibagiwe sibyo. Ariko wundi papa wanjye yagukuye yankuye mu rugo. Urugo wanyu ni he? Mu rugo we come again. Come again? Ukabari? Akabari ko nakacu. Tugende? Ni kuvuga ngo papa we niwe gutoje gukemura ibibazo gutyo ujyana umuntu mu cyumba. Tamureka mubwire rero. Ubwenge mfite. Ubwenge Imana yampaye. Amashuri nize. Ntabwo ari ibintu byo gufata ngo gende mbijugunye mu gapipi. Niba ariko bagutoje. Kuri njye ntabwo bikora. Uringinga ndakingura. Esikosa nakoze nukuguha nkaguha n'ibyo utarukwiriye. It's okay, uri somo mu buzima. Sheri, kata mukabwiye neza. Ubwenge bwawe wowe ufite ntago ari bwo kujyana mu gapipi. Akoze cyane. Twigire mu cyumba Sheri, ibibazo ufite birashira. Sibyo? Ariko urumva wowe nawe mutaniye cyenda umugore wawe. Abizi ukuntu ndi kukumva ndikumva nawe ubwonko bwawe buteye mu gapipi. Genda ujye muri douche
guhita waza uronga ubwonko bwawe cleaning ibitekerezo byawe byose kundi kumva ubwonko bwawe n'ubundi niho buri Tuko genda umuhungu wa Muzetomo ntabwo data yandeze ngo nzagwe mu maguru ntabwo ngomba kwemera agasuzuguro ababyeyi bacu baba baravunitse bakatwubakira ibintu bizadutunga bikatubeshaho ariko nicyo gihe kugira ngo nanjye mbirinde mbihagarareho muheshe icyubahiro niyo mpamvu abantu benshi bavuga yuko abantu babakiriye ababyeyi babo batabarutse babimbwa ariko ngiye ngomba kuva muri bo nka umuntu w'umugabo niyo mpamvu ngiye kurwana intamba nkoresheje ubwenge n'ubwonko icyo byansaba icyo ari cyo cyose Munda we munda we yo Bamenya iki? Niki? Matrice yanjye. Nguki? Bame wari se bla. Ouvre je kufunguka we. Bamenya. Akai. Ntabwo wakwita ku munanga. Wacecetse ngakubaza. Ceceka numva ikibazo ufite. Ngo nguki? Kuba nava amakuru yaje. Ndumva ibintu bimanuka bishyushye no kwinyarira. Bame. Urimo uravuga ngo ibintu ngo bya matrice. Hari umugabo ugira matrice wowe. Matrice yagira Bame banza unyumve. Ceceka ariko banza. Matrice yanjye we. Na matrice ugira wa muhungu. Nukuri shyushye kora wumve. Matrice. Bame. Nyumva baza mugi. Matrice we. Wagabanyije ubugoryi nkakubwira. Nta mugabo ubaho ugira matrice. Urukumva? Icyo yagira cyose nta matrice wagira wowe. Ujya mu mihango? Yego. Mana yise. Bame ujya mu mihango? Ndashaka ko kimanuke none nimba ari igiye kuza simbizi. Ewe munda ndimo ndumva matrice yanjye. Matrice we ndimo ndumva none. Guyafye mu nzu. Uretse neza ofure igiye gufunguka. Ibintu uri kuvuga byose ntabwo ari byo. Ngwino mujyane uryame ushobora kuba wagize ikindi kibazo cy'inzoka. Ashobora kuba ari ibiyoka byagufashe mu nda. Munda yabaterura neza. Bame. Mwana ngira ukumvira. Icara neza ganze. Ako bame reka nkubaze. Uri umugabo cyangwa uri umugore? Ndi umugabo. None hari umugabo ubyara? Arabyara none se. Abagabo baratwita. Akajya vuba byaye. Abagabo baratwita. Oya. None. Ko ndimo ndumva matrice yanjye. Yose we matrice wayikuye he? Uboneza urubyaro? Ujya uboneza urubyaro? Oya. None ukwezi gushize wabonye imihango se ko numvisha ugiye umugore? Yego. Imihango nayibonye. Ngabo vai. Bame ushaka kuba waruzwe wese gusa. Vai. Utandukaho bame. Cyore sibyo nkamushakira ikintu kiri kumumera neza. Ewe matrice iraniza none wowe kurora mugo tuyumvira cyangwa newe. Bame uwase taruzi gutangira kuko Imana. Utandukaho bame kai. Niki? Iki? Irani matrice irani. Nyirimu. Ngiye mugo tukora wumve. Bame wakusikuru urugori. Uteze mama. Matrice siba mu ngoto wa maherwe. Cyangwa icara hano. Icara. Ubundi bame uzukuru kucanga. Cyangwa ari inyama ya matrice basi. Ndakumbiza mama. Nise matrice ba mu muhogo wawe. Matrice wari hasi. Yewe mabashyushye we ni mabashyushye. Vai. Bame. Vai. Yafungutse none Ifunguka. nibondo imanuka. Bimeze nk'amazi. Ko bishyushye. Bame wa ihangane sibyo? Uze mushakire cyane. Yewe matrice yanjye. Bese mushakire papa tujye kwa muganga. Ihangane ariko. Kiriya sheri. Ihangane. Matrice. Bame.
Reka mubwize ukuri nta matirisi ugira gusa ikibazo ufite. Kandi waretse matirisi ko kwira mu kabiri. Wabariye n'inyama za matirisi. Ntabwo nongera. Sena mabuja. Ryama ndaje. Urucyari kumva ibintu bishyushye. Ryama nkuzaniye cya gikapa kimwe. Ubundi ndasubira ibyawe. Mana yanjye, ibi bintu bishoboka gute? Ibi niko bikomeye. Bamenya ko atajya apfa kwirwaza ngo mvuge ngo arimo arirwaza. Ibi bintu ni ibyanyabyo. Eko ko mana yanjye ketchup aragiye kandi ndabona atangiye kongereremo gahunda yanjye yo kwirwaza ngomba kuyikomeza nkabikora nka cyagiye Kanimba yapfuye kanze mbabwire ko caka umurete utekesheje ishabwe ngiye kubaka ibintu bitabaho babangamire bicuza impamvu bashize gukuramo inda ya mabusha. Mukabuno we. Bamenya. Mamita. Bana maraina pendeza hata na kikwembe kinakamata vizuri sana. Una mama yukanamba. Umva. Ntabwo ndi butinde hano. Shida gani sasa? Sio mbaya. Nakusikia. Natekereje. Bitekerezaho umwanya munini. Nsanga ntabwo ngomba kugusiga mu mazi abiri. Aha, hapo ni sawa kabisa. Ngira ngo urabizi ko izi nyubako zari izanjye. Najua nzako. Ikintu twaguze ni business n'ibikoresho byose byari muri business. Bana naitika 100%. Rero kugira ngo ukure mu menyo y'inshinzi. Natekereje kuguha ibipapuro byanjye by'umutungo wa hano. Kisha hanyuma umutungo wose hano ukaba wawe 100%. Nukuvuga ngo n'inyubako zose zikaba izawe. Hanyuma ako nuko wambera umuswahili Tuko. Ni namuna gani? Twari kujya kwa noteri tugakora mutation. Aha tunaweza tukaenda lakini. Sisi tunaenda kwa noteri tunaandika makaratasi kila kitu. Siko na makaratasi hapa. Niko na makaratasi nazire. Na UPI kila kitu. Kabisa. Wewe twende kwa noteri. Tunajuana na wa noteri. Ukamenya ko ari uburyo bwo gusaidia. Hapo kabisa naitika. Ni kunisaidia. Mamita huko wangu kabisa. Huko wangu sana. Ndio. Rero. Nubwo nagize umutima mwiza nkumva nshaka kugufasha. Tugomba kugirana iyindi nyandiko pembeni je nawe. Amasezerano yandi ku ruhande yuko imitungo kiri yanjye. Rudia. Ndashaka ko tujye kwa noteri nibyo dukore mutation ariko pembeni mimi na wewe. Tugirana yandi masezerano ku ruhande. Uramutse unzanye nk'ubuswayiri ugashaka kundira amazu. Abo gapapuro na signature yawe byagukora. Ungenda gira ngo ukure mu maboko ya Izi. Niko gusaidia. Suko na makaratasi. Unakubali? Naitika. Tutaenda kwa noteri, turajia kwa noteri. Tunaandika kisha noteri anaweka ile kashe. Kisha na wewe tutaenda pembeni. Tuandike ingini karatasi. Unaona? Tuandika karatasi kisha signature na wewe unaweka signature yako. Oka binageuka naleta ile karatasi. Shaka kugufasha. Ariko ngukure muri iki kibazo, mara sio watu. Mara eyes. Naona? Sawa? Aki mamita. Makaratasi na leta. Acha nikupatie kangine kapo. Wewe, zuni ya Yuda wewe. Sio Yuda. We.
Hakuna hela? Hela kawaida. Kawaida. Ni milioni ngapi? Acha wewe, unataka kuniiba? Hapana, sio namna gani? Pesa zangu nazitakia nini? Acha kuhesabu. We. Minta. Mabia 5,000. Mama, mamita. Twende kwa daktari. Hii ni karatasi naona ya hapa. Hii ni vitambulisho vya hapa. Naona. Nimero ya parcel ndio hizi. Okay, nimero ya UPI ni UPI ndio. Una kila kitu. Lakini nataka nikwambie kitu moja. Utanipatia mamilioni kidogo za garanti. Wewe acha tuende kwa hoteli. Kila kitu. Utanipa milioni ngapi? Unataka ngapi? Uko na mnana nne hela hapa nje. Sasa kwa tutakula hizi zikiisha tutakupatia zingine wewe na mamita wangu. Kabisa basi kabisa. Basi tuone na hiyo mambo kwa hivi. Tingisa mama, ona. Yata. Biteze. Manze gukinga. Iki? Manze gukinga yose makazi yawe. Kirimo biteze. Mukuna mutamaye nyama bimugusi. Ariko ndongera usubire ndebe hano kuva. Namwiyamye ntakiri bigiye do. Zinyama bwoko kigo. Ndebe. Do. Haguruka. Ndongera kujya makara umuvuna mu to ndumutse bona. Ntuzana ni yapo. Yandangiye no hano ngo supermarket. Yeso nsarazi no barafu. Ko cyanze sino gukingura none ndananira mwana yawe. Ariko nzongera nsubireyo. Kigo gikusa ndeba no kubiri n'ibyo kubega inyama biwe. Macyakize nk'amaceni ni yari ibiki. Nari umugongo. Dwe no kudo. Ari mu bikize. Wekore. Namuhamagara ari gufata telefone. Kiranshutse ubu ntago bajya bakumunyama nziza. Babona diaspora muzima gimpaka n'abakozi muri busheri yavuga ngo ndebera no kuri baba bana yanjye wedo ari imbavu. Wekore. Ndino kumuhamagara kuri telefone ntago ari kwitaba. Actually ndi kwibaza abantu babiri bose mu nzu. Uhabuze numwe wakumva kwe. Biki? Azemo pole na Rusi. Pole musemano. Ariko nta mugese ngo ari ujyayo none ibintu bariza kumva. Abaretse baba. Pole musemano na Rusi. Yes nabasiganye. Ariko nyine ndabona iso hinduka ntugire ikibazo. Wa musemano na Rusi no bazisa bata. Oya itotebye nta kibazo wangu. Umva teta. Ibyo bigiraho ikibazo. Uyu mukobwa Rusi na Pole ntago byavamo. Ngewe ubuganje uyu munsi yambwiye ngo kuva yavuka ntashaka kudiringa n'umuhungu gikara. Mbabarira ibyo ntabwo byo binshishikaje. Ndabizi ko mubyara wanjye atanshe inyuma rwose.
Senti gusa. Toka. Amkaritase. Bashobora gutera imyanda. Ariko reka nkubaze wowe. Kuki uba umugome bigeze kuri ya rwego? Nga nakoze iki? Ubu urumva wicaye hano nta kintu wakoze? Cyahehe. Nakoze. Kuki buri gihe mushaka ngo mvuge nabi icyo nkoze cyose mvuga nabi? Buriya mugore umujije iki nkawe? So umugore ninde uwo mugore yabaye? Keca wishwiraza Nyanza. Kuki uri umugome bigeze kuri ya rwego? Ibiki Kanimba? Reka nkwereke rero byose byatangiye ubundi nkumenya nzi ko uri umumarayika. Ariko ubu ngubu muri no minsi kunyigaragaza nk'ishitani. Uriya mugore wamukoze ibiki? Kani nta kintu uriya mugore wawe namukozeho. Rukunyumva? Kandi niwongere no kumumbaza mba nashutse nakwihoreye. Bacaka amahoro hagati yanjye nawe. Akuwe ntayigushaka. Buretse nkubaza buriya bugomo buterwa n'iki? Ubundi ku buryo umuntu yaragutwaye. Kani mahoro. Wenda uriya yakugira uriya mwagirana ikibazo. Ubu murimo se we mufitanye ikihe kibazo? Ariko kandi uzi ko umuntu akwihora ukagira ngo wowe hari ikindi kintu. None wankoraho iki so? Rero mahoro kuko nta n'ikintu ugiye nigize mutwara. Uko wabibonye nuko wabyumvishije nanjye nuko nguko. Niwongere kugira ikintu mbaza. None se biriya byikoresheje? Ibyo biramureba. Kuki uza kumbaza ibintu? Ako bundi uza kumbaza ibintu by'umugore utwite iyo nditari muri ngewe. Uba umva nta soni ufite. Ko ngewe nwite nigize numva mbaza utwo tuntu buri murambaza. Erega wa papaye ibintu wabishyushyemo uri kubimbaza ngewe. Reka nkubwire rero. Sibyo? Uriya mugore mwaye muri kumwe. Ikibazo cyose yagira niwe wabibazwa. Wabyumvise? Niwe wabibazwa. Umva mbanze nkubwiza ukuri. Ntago mba muri urugo ngenyine. Icyo ngiki cyumve. Ntago mba mu hano ngenyine w'intera ubwoba. None se nyine byagenze bite? Ninde wundi hano wabikora? Ninde mugore hano wundi wabikora? Ntabyo nzi. Ninde mugore hano waruri hano wabikora? Urikora ni ngiye ufite umwanya. Ko atabikora. Ninde wabikora hano? Shaka aho ujya kubibaza cyangwa uzashyire kamera muri urugo rwawe reke kumbaza ubusa. Kandi uve no munzira nikuburira. Reka nkubaze. Reka nkubaze. Uzongera kunyitiranya. Kani. Keca ubwo bugome nta nubwakugeza. Urabyumva? Nta nubwakugeza niyo wagira gute. Wabyumvise? Ako se ukubura ibiki wowe? Ukubura ibiki? Ntakubura. Ukubura ibiki? Ubugome ko aribwo bwakwishe gusa. Ariko ubuhe bugome? Ubwo bwose uba wakoze. Wamaye amahoro. Ndaguha amahoro y'iki ariko? Wamaye amahoro. Egerayo. Keca agira ikibazo agira. Agira ikibazo agira. Agira ikibazo agira. Wagira ngo hari ikintu wowe wantwara. N'amazi avuye igisenge n'umucanga ngo nibyo sore twitiye. Ngwiki? Sore bwa mbere. Corona. Ako kane uzi kuri nduhira abandi. Mbese n'ubwa mbere umvise umuntu atwitira ikintu. Azajya afata amazi n'umucanga ashire mu ibase, ashiremo amaguru. None se ubwo ngubwo. Ukazajya bari igisenyi muri make. Hari igisenyi nyine. Ako reka nkubwize ukuri. Nwite niwigize byibura wiyandayanda ngugira akantu nkorera kazima byibura ngo unavuge ngo ketchup ngo rikamutekera amazi yo kunywa cyangwa yo koga. Ariko umwana utari uwawe Kani urashyushye ubishyushya mu bigize ibyawe ujye kuzana imicanga n'amazi ngo None se ubu nari mbizi ko atari uwanjye. Ibiko mbikoze nabikoze kubera ko mbizi neza ko umwana ari uwanjye none bikabihageze. Bikabihageze. Naramenye ko atari uwanjye. None Kanire kamaze mubwire cyakora iyo uza kugira imana akabari n'uwawe da yari kuzatuma uba umuntu muzima ko nabonaga wabishije mbotangiye kuba umuntu w'umupapa ariko urinduhira abandi ishuri igihumbi. Akeca kuki uba umugome ubundi wowe? None kuki urura umugome? Ubu niba nasanze umwana atari uwanjye hose nabwikorera umwana. Umwana ni uwa Adolphe. Ita ku mwana wa Adosha. Uba uri ikiyaya cya nanjye mugihe ntarabona uwanjye reka mbikore w'abandi. Urumva ntago ndi umuntu mubi kubigeze ku rugo. Mugihe utarabona uwawe uriya se uri iwacu n'uwanjye. None se namubona muzane nyine mbimukorere. Ubimukorere. Wankoreye iki se umutwite? Ikintu utankoreye mutwite ngenyine ubu wabasha kugikora hari.
ubu wowe wabasha gufata umwana w'uruhinja ukamugaburira wewe niki wabasha gukorera umwana wawe usibye kwirirwa umwereka ko nyine uri umupapa wiri guteza akavuye mu rugo cyakora kandi nta n'igitangaza kirimo mu byo uri gukora kuko yaba abagabo yaba ubu busoresore niko mwabaye kwita ku nda zitari izanyu muba mwashyushye ugateka ukemera ukaguciraho ukemera ukabinzanga yayindi ya nyuma kuri iyi si ariko reka umenya ko inda ari yawe wigira intare ukavuga nabi umugore ukamushihura ukamugira igicibwa ukamugira ikintu cy'ikigori ubundi mwararozwe byagenze gute kuki mukunda kwita ku nda zitari izanyu hanyuma zaba izanyu mukigira ibindi bintu rero nawe wabashije kumenya ko inda atari yawe washyushye uvuye kuzana amazi Gisenyi ubuye bagutuma nawe mu Bufaransa ari kuyatumizaho ariko ngewe wari utwite iyawe no kujya kuvoma yo kuri robine byarakunaniye kane komeza wite ku mwana wa Adusha wenda bazaguhemba sinzagara n'iki ku mwana ataruba gahunda ku izina ry'Imana napfuye cyangwa ubwenge ko cyangwa cyangwa se napfuye bataramba tetaranyica ngiye bataranyica ndabizi icyo tugiye gukora ntakibazo nta n'ukuntu komeze neza mu bitabo ndameze kwatse wahuyeho reka tubibabwire n'undi ntabyo ariko usigira ubwenge witange kandi ibintu nagiye kubikora numva imitima bitangirwa rwose pe nagiye kubikora nkumva rwose numva Imana yambwira ati ibintu wabitse kandi ibi twose njya gukora ibintu rwose Satani kantanga imbere kuko nimereye neza Satani kashuka kandi byose no kubera kandi gushaka kunshuka ko nkumvisha mu cyaha umushuka se ngo mushubwire iki mushuka mu mushubwire iki musubito rugenza ndabizi ko nyatanshi inyuma hani nkura amaso urimo urahuzagurika ntago byakunda ntago byava muri umugabo wawe na Rusi wapi sha usubura Rusi n'umuntu najya gufira koko Rusi ndamwizeye man ni Imana yacu ariko ikibazo cyo nabarakabye ubundi gikara hekwe uri nyamweru se wamubabari ase mwakinguye Rusi ariko se nta kibazo niyo navunika ariko nzivuza nyuma ariko nta kibazo akabiza umwana cyane we Rusi kugira ngo mufate abantu mubirize kuri no zuba umuntu aze akomange isaha yose nzi neza yuko muri kunyumva bro mwagiye muri kurugo mwaje kare mwaje kare iki sahira shize nindi kwitegura nje muri dushe
ko mangano zari babyari. Ngenje.